twari twabivuzeho ko iyi code iyi ngiyi iri kubona hano ari statement. Ushobora kugira statement zirenze imwe. Ushobora gufata console log inshuro imwe, tugashyiraho indi console log, tugashyiraho indi console log, zikaba zerekana n'ibintu bigiye bitandukanye. Izi ngizi ni statement eshatu. Reka dusavinge. Gusavinga ushobora gukoresha control s, control na s. Ibi ntacyo bizana ko hano biraje, ariko tubira hano kuri node nkuko nari naberetse, twakongera byose tukabibona. So ushobora gukoresha statement. Iyi umurongo umwe ni statement, n'undi murongo ni statement, n'undi murongo ni statement. Gusa biranashoboka nanone ko statement zajya ku murongo umwe. Ushobora gufata console log ukayishyira ku murongo umwe n'indi, ugashyiramo agaspace, ariko urabona ko hano harazamo error. Nituramuka dusavinze, dukore save, dukora save, hano hahita hazamo error and syntax error. Iyo ushaka kubishyira ku murongo umwe ushyiraho akadomo n'akitso bigerekeranye, so mu cyongereza bakita semicolon. So ugashyiraho inyuma ya buri statement kugira ngo bitaza guteza ikibazo nk'iki nka kiriya warubonye hari hajemo error. Gusa kugira ngo code zisomeke neza ni byiza ko ubishyira ku mirongo itandukanye. Iyo ushyize ku mirongo itandukanye ubonye ko kuba aka kantu katariho ntacyo bitwaye, ariko ni ukwimenyereza kugashyiraho kuko hari igihe uba utagashyizeho bikazana ikibazo muri code zawe. Ubwo rero icyo tubonye ni iki, nuko kano kantu k'agasemicolon ari ingenzi cyane kuri ugashyiraho, cyane cyane iyo ushobora gushyira ibintu ku murongo umwe. Hari igihe noneho uba wakoze code nk'iyi ngiyi, noneho undi muntu akaza kuza agasoma code zawe akabona ntabwo ari kumva neza impamvu wakoze izo code. Urabona nk'izi code nanditse hano ntabwo zifite igisobanuro, ariko nshobora kuziha igisobanuro ku buryo umuntu araza kubona ko ari code twanditse turi kwigiraho. Kugira ngo rero ubikore ukoresha icyo bita comments. Comments ni code ushyira hano, ariko ntizize gufungukira hano muri browser cyangwa zifungukire hano. Ni code ziba zirimo ariko ziri gusobanura icyo izindi code ziri gukora. Reka tugerageze dushyiremo code comment imwe. Comment ugiye kuyishyiramo ushyiraho uturongo tuberamye tubiri, ukandikamo yenda iyi ni code twashyizeho turi gusohoza. Urabona ko ifite n'ibara ritandukanye n'izindi code. Iyi ngiyi uko wagira kose, reka dukore save. Ntabwo iri buze hano ngo tuyibone hano, nta nubwo iri buze hano ngo tuyibone hano, na hano dufunguriye hano ntabwo uri buyibone, ariko irahari. Umuntu uri gusoma code araza kuyibona. Niko comment zikora, igufasha gusobanukirwa icyo izo code ziri gukora. Nk'iyo uri gukorana n'abantu kuri code runaka, kugira ngo umuntu aze gusobanukirwa code wanditse, bimusaba ko aba afite ikintu kibuze kumusobanurira. Nawe hari igihe wandika code nk'uyu munsi, ukazagaruka nyuma y'iminsi ingahe cyangwa se nyuma y'umwaka, ugasanga izo code wanditse ntabwo wibuka icyo zakoraga. Niyo mpamvu comment ari nziza. Harya noneho ushaka gushyiraho comment ndende, urabona nk'iyi ngiyi ni comment y'umurongo umwe, ugiye ku murongo ukurikiyeho ntabwo biba bikiri comment. Iyo ushaka gushyiraho comment ziri ku murongo urenze umwe, ukoresha akarongo kaberamye n'akanyenyeri. Urabona ko bino byose bishyira comment. Noneho kugira ngo ubifunge utaza kujya ku murongo ukurikiyeho, ushyiraho akanyenyeri n'akarongo kaberamye. Ibindi byose urabona ko bise bigaruka hano hagati. Ushobora gushyiramo comments z'umurongo, z'imirongo irenze umwe. Noneho urabona ko ziriya ni comments z'umurongo urenze umwe. Tugiye no ku murongo ukurikiyeho nawe twakomeza kwandika, urabona ko ikiri comment, ariko iyi gusuhuza iyo ugiye ku murongo ukurikiyeho biba byarangiye. So iyi ngiyi ifite uturongo tubiri tuberamye ni comment, igufasha nko gusobanura nka statement imwe, nka gutya nk'iyi statement twanditse hano.
ukayirangiza ugahita usobanura icyo iri gukora. Noneho iyi ngiyi, izi comment zindi zagufasha ugiye nko gusobanura statement zirenze imwe ziri munsi yayo, cyangwa se kubwira abantu uti izi code zikurikiyeho ziraza gukora iki ngiki. So izi comment ni ingenzi cyane, turaza kuzikoresha ahantu henshi, niho tuzihereyeho. Noneho nawe wagerageza kuzikoresha muri code zawe kenshi, kuko bigufasha kumenya code wakoze zikora iki, n'igihe uzaza nabwo ukazamenya icyo izo code ziri gukora. Iyo engine igiye kuraninga izo code rero zirengagiza, nta kintu ziri guce muri code zawe keretse nushyiramo ikosa, yenda ntushyiremo nk'aka kanyenyeri kabanza hano, uraza kubona code zose zihindutse comment. So nibyo ngibyo kuri comment. No kuri statement nababwiye ko statement ni umurongo, iyo urangije biba byiza iyo ushyizeho semicolon cyangwa se ukajya ku wundi murongo ukurikiyeho, kuko akenshi iyo wibeshye bikajya ku murongo umwe hazamo ibibazo byo kuba code zawe zitari bumere nk'uko wifuzaga ko ziba zimeze. Ntabwo wafata comments ngo ufate comment uyishyire mu zindi, ntabwo bikunda. Nk'ubu dushatse gufata nk'iyi comment ngo hagati dushyiramo indi comment, ntabwo byakunda. Ngo byagusaba ko ushyiramo akarongo kaberamye n'akanyenyeri, ukandikamo comment, ukongera ugashyiraho akanyenyeri n'akandi karongo kaberamye, bihita byica iyi comment y'imwe. So ntabwo bikunda ko wafata comment imwe ngo uyishyire mu yindi, ariko iyi ngiyi iberamye yo y'umurongo umwe yo urabona ko birashoboka ko wayishyira muri iyi ngiyi y'umurongo urenze umwe, ariko ntabwo wafata iy'umurongo urenze umwe ngo uyishyire mu murongo urenze umwe. Kuri comment twizeho ibintu byinshi. Ubwo muri iri somo twize kuri comments z'umurongo urenze umwe na comments z'umurongo umwe. Twize no kuri statement, ko statement iyo irangiye ushyiraho semicolon kugira ngo wirinde ko byajya ku murongo umwe, noneho bikaba byagira ikibazo bitera. Gusa birashoboka ko hari code zimwe na zimwe muri JavaScript zishobora kujya ku murongo umwe ntibigire ikibazo bitera, ariko kugira ngo wirinde ko hari ikosa ryazamo code zawe ziri gukoreshwa, ni byiza ko wirinda ayo makosa yose bitarageraho ibyo ngibyo byaba.